Kugeza ubu ku isi amakuru avuga ko abantu benshi bakomeye ku isi by'umwihariko abo mu burengerazuba bw'isi, mu Burayi na Amerika, imbaraga z'ubudahangarwa n'amafaranga bafite babihabwa n'imbaraga zidasanzwe bahabwa na Rusuferi binyuze mu muryango wa Illuminati. Wakibaza uti Illuminati ni iki? Ni bande bayibamo? Ese ikora ite? Ni mu kiganiro kirambuye tugiye kubagezaho twifashishije ikinyamakuru inyarwanda.com. wowe ntuze gucikwa, icyo usabwa ni subscribe, like, ukandika na comment, uduhe igitekerezo ubundi tukabana muri iki kiganiro. Ikaze. Ese koko uyu muryango waba ufite imbaraga utanga zituruka kwa Rusuferi? Ku itariki ya mbere Gicurasi mu mwaka w'1776, umwarimu wigishaga muri kaminuza yo mu Budage Adam Weishaupt yafunguye umuryango wakoraga rwihishwa awita Illuminati, cyangwa se abamurikiwe tugenekereje mu Kinyarwanda. Aho gukora nk'umuryango gakondo nk'uko byari bimenyerewe, waje gufata isura ya politike bituma utangira kwangwa, nuko biwuviramo no gusenyuka. Nyuma y'imyaka 9 waje kuvugururwa uza witwa Modern Illuminati, cyangwa se Illuminati igezweho. Waje kuza ufite imbaraga zidasanzwe kuruta izo wari ufite mbere y'uko usenyuka. Iki ni kimwe mu bimenyetso biranga Illuminati. Kuva ku iyicwa rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy, ugaca ku mpinduramatwara zo mu Bufaransa aribyo bita French Revolution mu rurimi rw'Icyongereza, ibiremwa bidasanzwe extraterrestre, imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gushaka gushyiraho gahunda imwe ku isi, ngo ni bimwe mu biranga Illuminati ivuguruye. Biragoye kumenya uko Illuminati ibayeho, gusa ikizwi cyo ni uko ibamo abantu baturuka mu miryango ikomeye, cyangwa se baba mu miryango ikomeye ndetse n'imbaraga za politiki. Intego zabo ngo ni ukwigarurira igice kinini cy'isi, ndetse n'ufite ijambo wese akaba umwe muri uwo muryango, ndetse bakagendera ku matwara ya Rusuferi nk'uko bigenda bitangazwa. Ngo muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu bikomeye ntiwayobora utari muri uyu muryango. Bivuze ko umuntu wese w'icyamamare aba agomba kubarizwa muri uyu muryango, cyangwa se wa muntu uvuga rikijyana. Bimwe mu bimenyetso byagiye bigarukwaho harimo inyamaswa iteye nk'inka ifite amahembe, kandi hakabamo n'ikimenyetso cya piramide gifite ijisho rimwe. Kandi byose bigenda bigaragara mu bintu bigenda binyuranye, nko mu idolari rya Amerika hagaragaramo piramide. Ibi byose bikaba biranga uyu muryango. John F. Kennedy, usibye ngo no kuba yari umuperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo n'urupfu rwe ntabwo yapfuye mu buryo rutumvikana. Bikavugwa ko yapfuye yishwe n'aba banyamuryango ba Illuminati. Uyu muryango kandi ubarizwamo abantu bagiye batandukanye mu muziki, siporo, ibyamamare bigiye bitandukanye mu bintu bitandukanye, n'abanyapolitiki bamwe na bamwe bakomeye ku isi. Hari abahanzi bamwe na bamwe mu ndirimbo zabo byagiye bigaragara ko batanga ubutumwa bwa shitani mu muziki wabo bakoraga. Twavugamo Black Sabbath na Rolling Stone. Aba nabo mu gihe cya mbere.
kandi uko ibihe byagiye bikomeza hagiye hazamo n'abandi bahanzi bari barangajwe imbere na Jay-Z. Twavugamo Lil Wayne, Beyonce, Rihanna n'abandi benshi bagiye batandukanye nka Kanye West. Abahanzi benshi byagiye bivugwa ko babarizwa muri uyu muryango. Uyu muryango rero ni umuryango ubarizwamo abantu benshi cyane. Ese koko ibyo bavuga kuri uyu muryango nibyo? Ese koko uyu muryango utanga amafaranga? Tuzahurira mu kiganiro cy'ubutaha. Icyo usabwa ni subscribe niba ushaka kumenya andi makuru yihishe muri uyu muryango. Wabyandika muri komenti, ubutaha tukazabagezaho, tukazabana namwe tubagezaho ibirenze ibingibi birambuye. Murakoze cyane. Iyi ni Marembo TV, turabakunda. Mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.